Mu izina rya Data n'Umwuka Wera. Nakuramutsa Mariya, uzine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyara arasingizwa. Mariya mutagatifu uri umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha, kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amen. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi kuko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungura uduhe none, utubabarire ibicumuro byacu kuko natwe tubabarira abaducumuyeho. Yesu Kristu akuzwe. Muri iki cyumweru cya 12 twizihiza umunsi mukuru wa Pentekosti. Bakristu bavandimwe, Kristu Yezu akuzwe. Muri iyi vanjiri yanditswe na mutagatifu mwese musanzwe muzi, haranditse ati: nuko Yezu atoranya intumwa ziwe 12. Muri izo ntumwa ziwe harimo inshuti ziwe. Muri izo ntumwa ze harimo abakristo bagira inda. Nuko igihe kimwe Yuda Isikariyoti yumva inzara imumereye nabi, nuko yibeta abandi izindi ntumwa ziwe zari ziri aho i Yerusalemu, agenda nk'umuntu ugiye kunyara, nka kwa kundi abantu bishwa n'inkari. Nuko aragenda ajya ku batambyi bakuru, bamusaba ko yazana Yezu maze bakamwica, bakamubamba. Nuko Yuda n'inda nyinshi yuzuyemo ubusambo aravuga ati: njyewe mumpaye ibiceri 3 nabohereza uwo mwana w'Imana. Njyewe mufiteho uburenganzira bwose kuko ni inshuti yanjye kandi yantoranije mu ntumwa ziwe. Bityo rero ngomba kumutanga, nkareba ko uyu munsi inzara y'igihemu yashira. Nuko bagambanira Yezu kugira ngo bamutange maze yicwe. Yezu nk'umugabo mwiza w'intumwa y'Imana yakundaga gusenga cyane, nuko aherekezwa n'intumwa ziwe zari zasigaye. Nuko intumwa ziwe zirasinzira kubera nimba zari zishonje ntago nabimenya. Yezu nuko yavuye ku musozi asanga intumwa ziwe zasinziriye, niko kuzibwira ati: nimukanguke kugira ngo musenge cyane kugira ngo mutagwa mu moshya. Intumwa ziwe zihita ko zirabyuka. Nuko bagikebuka inyuma babona igitero cyinshi, abasirikare benshi baje gufata umwana w'Imana. Yuda mu bugome bwinshi aravuga uti:
umuntu nzahobera azaba ari Yezu, muzahite ko mumufata mumukoresha icyo mushaka. Icyangombwa ni uko ibiceri byanjye 30 by'ifeza nabijyanye. Nzajya mbirya icyo nshaka, bimwe mu icyo nshaka, dore ko yakundaga gusinda. Ba Yuda mukunda kugurisha abana b'Imana, ntago muri beza. Petero nawe nuko abwira Yezu ati, nzabaho ndi kumwe nawe igihe cyose. Nyamara ntabwo bwakeye ataramwihakana. Nimwakire neza iryo jambo ry'Imana. Abakirisitu benshi mumeze nk'uwo mugabo, uwo mugabo Yuda w'Isikariyoti wakunze amafaranga cyane, atanga umwana w'Imana. Bakirisitu bavandimwe, mujye mwihangana ntimuzabe nka Yuda, mujye mukora neza kandi mwikorere kugira ngo mutazagambanira umuntu. Kristo Yezu akuzwe. Ndabashimiye ko mwakurikiranye iki gitambo. Muhaguruke dusoze maze tujye kurya ibishyimbo n'imyumbati, dore inyama zirya abakire. Nubwo abakire barya izo nyama, ariko nabo bapfa vuba kubera amavuta menshi barya. Ariko twebwe turya ibishyimbo bidafite amavuta ngo turaramba. Nimwakire neza ijambo ry'Imana.